umuhanzikazi w'indirimbo zo kuramya no guhimbaza Imana Aline Gahongayire yagaragaje urukundo n'ihumure rikomeye agenera uwitwa Ishimwe Vestine mu itsinda rya Vestine na Dorcas mu butumwa yanyujije ku rukuta rwa Instagram ku itariki ya 18 Ugushyingo mu mwaka wa 2025. Uwitwa Aline Gahongayire yashyizeho ifoto ya Vestine ayiherekeresha amagambo yuzuye icyizere ashingiye ku gukomera ku Imana no kwiringira amasezerano yayo. Mu magambo yagize ati uzubaka kandi uzabyara, amagambo akomeye yuje umure yageneye Vestine nyuma y'uko umuhanzi yari amaze gutangaza ko atameze neza. Ubutumwa bwari bwateye impungenge ku mbuga nkoranyambaga abantu bagiye batandukanye. Witwa Vestine yagaragaje ko afite intimba n'umubabaro uva ku byemezo yigeze gufata ku gushaka umugabo ndetse n'ingaruka mbi yahuriye nazo muri urwo rukundo. Uyu muhanzikazi witwa Aline Gahongayire yarengejeho icyitwa tag y'itsinda rya Vestine na Dorcas agaragaza ko yifatanyije na Vestine mu rugendo rwo kwemera no kwihangana. Ubutumwa bwe bwakiriwe n'inkunga y'ihumure bwibutsa ko Imana itajya yibagirwa amasengesho y'abayo. Hanyuma iyi ni Storm TV 360 tubageza amakuru abagezweho muri showbiz cyangwa se